iyi ni intebe imbere y'Imana ibireba imbere nanjye kwasa iyi ni intebe akobete yungowe akubita umutwe mwirinde gukoresha muze mukoresha agakingirizo kugira ngo mudatwara inda mutateganyije ngaka niyo mpamvu ngatwerereye uyu mwana uri kukira y'ibiki wowe Bora mama wambyaye bamwita naho Imana Silver yaherere mu karere ka Muhanga naramageye ako se wene tureke kuba ibyo kuvuga wena byarabaye cyane ntibyaba byarabaye kiragihe abantu bakubonye bakubwiye ngo iki abenshi baranutse nakoreka okay abo mwahuye cyangwa se ababyeyi bawe abo twahuye n'ababyeyi banje baranyanze ndibasa nk'umuntu ugura mega z'ijana ukajya kuri YouTube ukanuka muri comment ukanuka izo mega zawo kugira ngo unuke naga ari byiza wareba n'ikintu zikoresha sibyo wo kugira ngo ngire inama ahubwo gihe uranuka ubwo ngire ihe nama kumererwa neza cyane mwemwe mudukurikirana umunsi ku munsi nizere ko mwakoze subscribe like share ndetse na comment aho dugenda duhera mu bice bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza cyane nimugisha TV show nizere ko mwakoze subscribe namwe mutarayikora ndibaza ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi ni igiti gipaso nka cyatanu ko kamibere chambre byabuze amavuta y'abade cyangwa se gahanga kananiye abagugunyi iyo ndi kuvuga ari umuntu uri kugaragaza tayi nimba ziriho mwabantu mujye muri comment zitaye murazibona ntimuzibona isi irashaje we ngaho kuri kamera umuntu muri kubona ari kwibaranza yitwa Matsiko nimba ngo yitwa Matsiko keza Matsiko keza seya nubwo nani hakaza Mbabare ubundi ujya guhindura imvugo wayihinduye ryari oya nuko nize mpindura ifogo seya yego byaje gute yaje nyine umunsi nangira umunsi w'ubupede kuko nari ndi umusore mwiza umusore wabyaranye n'abakobwa benshi umusore wakubitiwe mu ndaya igihe kinini cyane yego ase Matsiko ubundi utubwiranye kuri hari amakuru nize kumva ngo waryamanye na mushiki wawe mushiki wanjye twararyamanye yego ubona ibyo bintu wakoze atari byatumye umeze nkaho ufite turuma muri iyi minsi biyambika ibintu by'amaplante bibambika ibintu by'amabere umbase dontorashatse wabonye do none wari basitera ndiho seyo wayibonye noneho seyo ari ikintu utarabona seyo do wayibonye wacabura guca gusa nyashe ngahore ndoroshya do wayibonye do nese Matsiko nk'iyo umugore wabonye imeze gutyo yego wowe akubwira ngo iki cyangwa ntago ukita ku by'abagore njye nako nyita ku by'abagore kuko nyine umugore kuko ndo umukobwa ubundi Safina wari murabyivu hano oya Safina wikonya mbabara ndakwinjiza nazikwakirizaho zikakwakira kuko ndabona zakwakiyeho Safina ntuzongera kumuvuga mu maso yanjye n'ikindi gihe n'undi munsi sibyo yego Safina murekere makanika azamukanike muri karagatsinake ngaho yego ako se bukagira imana mwe Safina ya rero hari yaranyishe bebe ari benshi cyane mu comment bajya bavuga ngo ngese ngo ribiri hehe ngese ngo byifashe bite ngo ko tubona ngo mu Matsiko ngo yambara iki n'ibindi pampa witinya kubivuga bebe ni pampa nabo nahira mu ruzuru rwe nabo unyishyurira inzu nta nungura bogisa nta nununzi ngiye nimba nambaye pampa byose bibareba kandi nta nubwo nshishikariza urubyiruko kujya mu butinganyi igi aho uri hose kayusi aho uri hose gasopo mwe mumaze kuzima mureke umwana waje aje keza Matsiko abahesho mwabagingamwe hanyuma rero ejo bundi hari ikiganiro nigeze kubona Kayusi ari kugusengera nagasengera amabere ya nyina Kayusi naga iriya ni content yazanye ngenda bivuze reka mishyire hanze mbure mama wambyaye ariko wenda reka ndeka kumusebya Kayusi yavuye mu butinganyi sibyo reka ndeka kumusebya bafana banjye mu Mbabare ndabingenzi ndanapfukamye nuko ari kw'Imana sibyo Kayusi ngusabye imbabazi umwanya muto ukisubiraho uretse gato Kayusi ngusabye imbabazi aho uri hose wari umutinganyi twaratinganye nge nawe tugakarisanya
nkarangiza nawe ukarangiza ngaho re igi twarakundanye tugakarisanya kuko nawe ararongorwa nk'abandi bose ariko njyewe ndarongorwa Fereri sakabuno basimazemo baraziciye bandarongorwa nk'abandi bose kuko nose babagore mu babyara babyaza byayenze gute umuntu uryoshye ni Kayusi kuko Kayusi twakoreshaga agakingirizo ngaka ni mpamvu naka kakingirizo naho kasajya na mata yandi ababeshya abantu bavuga ngo nago ari akanyako ndenga kanagaci wakabonye iyi ni kondoma nge na Kayusi twakoreshaga nubwo nigize muhera sibyo bayibonye iyi ni kondoma nayikoreshaga na Kayusi abantu bavuga ngo mwayibonye iyi ni kondoma yanjye nakoreshaga na Kayusi kuko Kayusi narambaraga kondoma tugakarisanya bune nkarangiza dore we na mata yandi ababeshya dore ngiye iyi ni kondoma sibyo Kayusi ni uryoshye kurusha igi kuko nago Kayusi kuko nano umugore nk'abandi twakasenyaga tukarangiza kuko Kayusi ngusabye imbazo kuko wabaye pasiteri nanjye ndashaka kuzakiza yaransengeye numva n'amavuta n'umuriro biramfasha Kayusi ngusabye imbabazi aho uri hose no kuri kw'Imana Imana izaze kongerera imbaraga n'amavuta sibyo kandi uzazobwereza sibyo yego kandi ndagukunda I love you ngaho re yego urashaka kugusha pastor wabandi wowe oya pastor niyo nakugusha wakwihangana kuko ufite amavuta wansenya nanye nkakizwa seya I love you nese kijyagiye byanze utemeye ko gusenya oya rekana nayambare hano kugira ngo itagenda naheke hari umugore nanone nigize kubona ari kugusengera ndibaza niba ari kuri kubuzima bamwita mama pasteur ari kugusengera kuri Kigali 50 Kigali 250 yego kwa siyaka ari kugusengera yego byagenze gute kiraje wakize ibiki nikibabarira gukira mama pasteur aho uri hose aho nzahurira nawe uzabona imbwa n'umugabo tuzahangana kuva nahurana mama pasteur na amahoro nongeye kugira ndakwinginze Imana izambare n'inzahure nawe kuko nzavunira mu mafi yego uzabona mu mavi nzavunira mu mafi kuko yaneje umuriro uteje umuriro cyane yaneje umuriro nese wewe umeze umuntu kano kanya uri kurwana n'umukobwa uvuga uti ndabukunda njye nkunda abakobwa nkakunda abahungu yego ni ibintu bibere byatewe n'iki bintu impamvu icyabe njyewe kunavutse navutse nkunda abakobwa nkabyana nabo nkagura indaya nkakubitwa nkagira uti ariko nkunda ubu ngubu igihe ngezeho ni icy'abahungu noneho kakajwe aho uri hose muri Amerika I love you bebe reka nkubwira agatoma katsoye I love you mwarashwanye warakize ukuri hanze kuva njye nyine ngubu icyo nubwo ataravuga nakakubitwe n'inkuba ubu nubwo azavuga cyangwa bireke kandi ikindi kakajwe kwirirwa wita abantu ngo ni imihirimbiri ni iki wasadunda we dore umukobwa agira intebe urumva mama yake we ye baba we ntoyanze konsoza reka mbase mwakirize prudence kuko ituma mbese akeneye kugira ngo ikiza cya prudence ituma utwara inda uteteganyijwe no gwatwara wambaye agakingirizo rubyiruko rw'ejo hazaza mukurikirana cyomoro 200 na Mugisha TV show ndababwira ngo mwirinde gukoresha muze mukoresha agakingirizo kugira ngo mudatwara inda mutateganyije ngaka niyo mpamvu nkatwerereye uyu mwana njye nibyo nashishikarizaga urubyiruko kuzaza bakoresha agakingirizo kwirinda inda zitateganyijwe nimba kwifata byarakunaniye mukobwa we muhungu ambara agakingirizo ngaka kondoma niyo mpamvu ni umukobwa namusisikazaga kwambara agapfukamunwa ngaka urekukira iki baberanye ngahibaza ureba makangu wowe makangu wowe nese mutamenera mikoro kareka umva ufite imbaraga byanyu ibintu byanyu oya urekukira iki wowe ndebere nimba nkubwiye ngo ukoresha kondoma reka kwanjye jana we maberanye ngaho dore umugeri ase ubundi Matsiko abagore bose bakubona
ahubwo bazagukubita bakwica ndewe iki ngaho asa abagore bose bawe ko mbona ari mbabarira mwe kurwana oya ngwino reka kuzamuka ngwino ngaho ndebera asi umuntu ngaho nangonge nankubita ako Matsiko yego nyongera ubundi tubuzanye kure nyongera ubundi wewe warwaye kurwana nyine jyana mamushishikarije kwambara agakingirizo kugira ngo adatwara inda zateganyijwe kuki yankubisa ukiyagukubita yego nirase nyine manuka mu biganiro neza ko mwe kurwana mwe muzamuha murwana buri munsi oya reka nkwereke uramanuka cyangwa umanuka ntago manuka oya aguye ngandebe akose yesu undi waruje kurwana reka nkwereke mugenge narinde nde kuvugana n'umuntu akanyakiriza kurwana ibyo ni gitumye uzana ikintu dore ikintu kitumye nza hano ngiye mbabwiza ukuri uyu muhungu ni Matsiko murabona iminarimo ari mu buyobe bwinshi cyane ari mu buyobe ndagira ngo aze tuganire ibintu tubishyire ku murongo ndashaka kugira ngo mwereke icyo ari cyo sibyo ibi narimo ntago ari byo none se ana yanjye wicaye hano Matsiko manuka mana manuka pe ni wankunda gase nk'abantu bakundanaga mujye muganira neza telefone mwamuyimye wambara bagasoza reba ngaho da afata imbaraga kakano gafite ako se Matsiko waretse ngahanyina reka ngahanyina karumba gafite imbaraga reka ngahanyina ubundi warozwe ryari ntago narozwe bebe seyo none gatoza toza ndekura bwinkora nikandeke nikamera surukweta rwanjye nago nkunda ibintu mera surukweta rwanjye nambara seyo n'urukweto rw'abakobwa do ndebe rwamaze umva president ndakwiyamye naze kwakiriza hose kwa kwakira yifashiriza yego meza mikoro akira telefone yawe yitunga gaceze iba yitunga gaceze bafana banjye mu nkunda ndabinginze mu ngure telefone ve kuri tunga gaceze mamagara kuri 0780 386386 ubundi ungure telefone mve kuri tunga gaceze ureke pece nese amugane ubutinganye na amafaranga yarabuze reka nkubiyere umuntu bita Gasuko wanyiriyeho Gasuko wanyiriyeho uwo bita inde kakajwe ko muri Amerika nakwinyenze ndagutakambe wambwawe wangegera we tumbafu nagukundaga ariko ibintu wankoreye nago nzabyibajwa no mose nago cy'Amatsiko yego Matsiko abantu benshi cyane ukunda kuvuga kandi akenshi na kenshi abantu tuvuga yego mfasha kwemekora cisha mu kanwa ntago aba ari sawa yego ko wenda ushobora kuba ufite ikibazo yego kandi urugero umwe kuri umwe mwapfuye iki uwo njyewe umuntu cyane twashikanye nikakajwe ko muri Amerika ngo umwana wa gatanazi kugira ngo ambyengasanyoza amafaranga kuri bonane yange kohereza irambwa none se ko yaraye afite uburenganzira bwo kohereza cyangwa ukayereka kwakiriza hose kakwakira nimbara yeye ntabwo ari kumamagara video kora ngo tuganire nese kutamubajije impamvu atayohereje ahubwo wowe ukavuga icyo ushaka kuvuga mpamvu nanjye namenye umuceri hanze Matsiko uvuga gake uri kumera amatwi nge nabyo kuvugana namwe kameneka amazuru ikibazo jyane kimwe umukobwa aje hano wenda mu kiganiro ntabwo tuba tuzi ikimuzanye ari icyo yakwifuzaga ngandebesha ana yisi nijuru Matsiko uyu mukobwa niwe ndakeka twabasanganye muri ku gasozi mwambaye ibibuno gusa izina rya Yesu akagakobwa twaryamanye twambaye ubusa abantu batubonye twambaye ibigori nikenyeje ibigori aka nkubwiza ukuri Matsiko ako ndagakunda uramukunda ni keza nise wamuhesheje agaciro basi ni bebe reka mubwiye seyo ngaho re oya we hoboka Matsiko ndakwiyamye abakobwa bose kuba barakaye Matsiko nahure na Safina bose ni tugira aho umenyera tugira aho ugarukira we waneza kuri nete nkamba ndakwiyamye
ese nambarana nawe Njye nambara mu mafaranga bebe. Njye ntabwo nambarana Kandi nawe ejo munini bamfata ndi mu bigo ndimo kukarongora mu ishyamba. Nubwo kigiraga ibingibi. Ese azi kiragiye ubundi kugira ngo mwiyongoze kujya ku gasozi kuko ku manywa y'ihangu. Mwe mwanyweye ibiki byagenze byaje sibyo uyu mugabo wagira ngo sinzi ukuntu ameze Matsiko nyine ni umuntu uraho avuga ibyo ni byose Bora mama wambyaye bamwita naho Imana Silveri yaherere mu karere ka Muhanga ntara amajyepfo. Ako se wenda tureke kuba ibyo kuvuga wenda byarabaye cyane ntibyabaye. Byarabaye. Kiragihe abantu bakubonye bakubwiye ngo iki? Abenshi baranutse. Nakoreka Okay, abo mwahuye cyangwa se ababyeyi bawe. Twahuye n'ababyeyi bandi baranyanze. Ndibaza nk'umuntu ugura mega z'ijana ukajya kuri YouTube ukanuka muri comment ukanuka izo mega zawe kugira ngo unuke naga ari byiza wareba n'ikintu zikoresha sibyo wo kugira ngo ngire inama ahubwo jye uranuka ubwo ngiriye inama sibyo yewe reka mukoruka mbona yaje mega zawe ubundi murakundana ajagara cyane ndamukunda cyane abashagara cyane n'aka kantu neza mayira nose ngashyira amakaboko turakundana ngaho re yego wabonye turakundana none burya mwijirishaga tuvuga ngo tureko mudukunda ariko no kumudukunda. Okay, uyu nguyu mukundira iki? Uyu mukobwa mukundira akakana kamaye neza biranshimisha turi mu ntuza twambaye ubusa mwana na twarafashwe tujya ku bitangazamakuru ariko ndabiyamye ntabwo nshaka umuntu uzongera kungendaho n'ibikamera yego sibyo bebe I love you yego akabezo oya akabezo ko kwitama ndavuze ngo urekera mureka gukora ibishitani kuri chano yanjye nyamureka oya ntabwo ari mave ako kwitama mbese amugani wamugana cameraman ari binambwiye wamugani uratera ugaterwa cyangwa se ngenda rongorwa urana kana rongorwa ndarongorwa mu kibuno sibyo do wakice uri gukora ngada uri gusabye mushi ndoroshye sibyo bebe wazoye ngini bikima mwakuze ndarongorwa shiri murafata umuntu umeze uku mukarizana kuri kamera nese umugabo wawe umugabo wawe umugabo wawe ngaho re wasubiramo ibintu kuvuga n'umugabo wawe okay n'umusheri wawe none urangumakanye wori umugabo akireba uvuga kutankunda bivuge reka ngo story ikintu kumva niba umuntu aramwigishira akabyanga nje ntabwo nzajya kwinjira nese kirya gihe wari kumwigisha bibi reka nkwereke sibyo na bira nta birenze nibisanzwe cyane abantu bazi sinema niba umuntu ndi gusambana nambaye ubusa urumva ntago ni ibintu biba biraho ngaho ngiye birangirira aho kuri kamera nta kindi sibyo ahore ari mu biki se mutwa urara guprotokora ndimo kumukoraho Rwanda twamugiye are aso ni umara kingana kimuziranye mwaka wose yes araho nzi yari yagucumbikiye mu rugo yancumbikiwe sibyo ahubwo agenda mu mitungo ye ahubwo reka mbayezo ndabanza namuceka ndigende reka nkwereke ndetse ubu ngubu inahura na Safina ntibazabamisi aramutse ahuye na Safina ibintu cyose mu mufuka ibintu mba nashize mu mufuka uramutse uhuye na Safina ibisa ubwo urune yanzu wankodeshereje sibyo aya na amafaranga sibyo angahe sabuka turebe ndetse ubwo ijana magana abiri umutinganyi afite ibiceri niba ndi umugore wawe ukawutama n'ijana ryo kuva mu mazi gahabwa kato gahambira ariko si ni icy'abanyarwanda gahabwa kato none se ibintu apfusha umwana urwaje undi kameramare urabizi uyu mutipe naramucumbikiye rufunguza ariko hari naramucumbikiye muri kumva rw'inzu yankodeshereje mwumva ukuntu abantu bagira neza sibyo yakugiriye neza oya ukaba ubona udashaka mwumva umwishyura ukuntu agahabwa kato abandi bahabwa ibirori mwumva ukuntu abantu bagira neza urukumva ariko ntibamenye ko wagiriwe neza uyu muntu naramucumbikiye ndamucumbikira mucumbikira igihe kirenze umwaka mu bipango byawe mucumbikira ntwite indaye sibyo nugiye ase ko bakobwa bose uziko nta mukobwa numwe nta numva mwahuye utatwite wenda amahirwe mfite uri umurashi ngende banyita munyakazi umupfubuzi amahirwe mfite rukumva nkunda nkapfura n'abagore amahirwe mfite nuko wenda inda yanteye itaragira igihe cyo kuba yavuka sibyo naramucumbikiye mushyira mu mitungo ya data na mama bansigiye imbwa ya nyina irangije iragera kureba imbwakazi yitwa Safina ni igiki
Safina ni igiki imbere yanjye iyo nifata nkacumbikira umuntu namara kumucumbikira akajya mu buryo Safina andusha iki makaniko gakanika amabere yase yo kwa sogokuruzo bya so wabo niwe usiga kanika reka nkore ikintu kisibyo reka uri kumva naramucumbikiye ajya kuntimbeta Safina arawutwitiye reka nkubwire ukusibyo nje wowe nshaka nagu Narase kurwana mureke ibintu nk'ibyo babarire njye nifata cumbikira umuntu udakina kuranye mereza mikoro mutayimene udakina kuranye nyine ndekura ko gasagose watumbafu wawe Safina reka kumuvuga hanga sebya reka mbere yego ya Safina tubyihorere none se Safina no wamakanika nyagukanika amabere ya nyina ndanacyana bivuga ngaho da mutancumbikira umuntu akajya kurembwa akazi ko Safina afite amanyo meza afite amabere Safina kurusha nyashi Safina aciye n'imyeyo ngaho re ndabivuze yacimyeyo nayo ufite fata inobo ufate n'amavuta y'inkuci imyeyo ngaho ndabivuze abaye mujyanama w'ubuzima umuti umwana wa rusanganwa agera igora reka mbabwize ukuri iyi ni intebe imbere y'Imana ibireba imbere naje kwasa iyi ni intebe akubeta yo ngowe akubita umutwe